Yesu wangize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane. Bakunzi ba Rwanda Gospel TV, twanje kubasuhuza amahoro y'Imana. Twanyakira hakurya mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Rwamagana, umurenge wa Nyakariro, akagari ka Gishore, umudugudu wa Rugende. Dusura ishyirahamwe ryaho ry'ababyeyi ryishyize hamwe rikora inkweto. Izo nkweto zarabicicikanyije hano mu mujyi wa Kigali, twirwa tuzibona ariko twabuze ahantu zikomoka. Ariko noneho twanyarukiyeho tubura n'iryo shyirahamwe ry'abagore, batubwira uko bazikora n'uburyo batangiye. Nitwa Mutoni Peace, ndumwe mu ishyirahamwe twiteza imbere rikora inkweto. Nanjye nkaba ndi umunyamuryango kandi nanjye nkaba nzikora, kandi nkaba ndi umugenzuzi muri iryo shyirahamwe. Urakoze. Nanjye wanyuza Mukanditse Damasi, ni umucungamutungo, nanjye nkaba ndi abanyamuryango bakora izo nkweto. Urakoze. Nanjye nitwa Mureta, nkaba naramenye ubumenyi bwo gukora inkweto, nkaba naraje kubigisha ishyirahamwe twiteza imbere. Twakora inkweto zitandukanye, harimo iyo twita potential, hariyo twita kadashiya, hari n'amadezayini atandukanye, kandi tubasha kwambika abantu bose. Urakoze. Nitwa Mukatare Karisisi, abari perezidante w'iri tsinda rikora inkweto. Uyu mushinga watangiye twarabanje itsinda risanzwe tubitsa amafaranga nk'abanyamuryango mu mwaka wa 2018. 2019 nibwo umushinga w'inkweto wavuyemo mu mafaranga twabitsaga kubera yuko twatanze imirimo turabyiga nk'uko mwarimu yababwiye bazitwigishije. Hanyuma igitekerezo uko cyaje cyaturutse kuri Pastor Karimbani John, niwe watugiriye inama yo kwishyira hamwe nk'abamama kugira ngo twiteze imbere, tujye tubona amafaranga dushyira mu itsinda n'ayo dukoresha mu mago yacu, mu miryango yacu, mu buzima bwa buri munsi. Ubu rero aho tugeze ni ahantu heza hashimishije, ariko dukomeza gushimira umuvandimwe Pastor John, niwe waduhaye icyo gitekerezo kandi birimo kudufasha mu buryo bugaragara bufatika. Twatangiye kuzambika abantu batandukanye mu mujyi wa Kigali, mu ntara zose z'u Rwanda, mu gihugu muri rusange, ndetse no hanze barazikunze. Rero kubera yuko n'ubundi igitekerezo n'inama kugira ngo tube tugeze kuri uru rwego, ari Pastor John Karimbani watugiriye inama, reka tumwakire nawe agire icyo avuga. Urakoze. Nk'uko bivuze, ni byiza nenda ko ijambo ry'Imana ritubwira icyo dukoze cyose Imana ikiduheraho umugisha. Rero muri bamwe mu bahawe umugisha muri iri shyirahamwe ryanyu, nk'abantu batangije itsinda mutangana amafaranga, aho mwageze tekereza ko hari hashimishije kandi haracyashimishije, mukagira imbaraga zanyu, mukongera umwanya wo kugira ngo mwishyure abigisha batandukanye, mukamugeza ahanga. Nanjye ndabibashimira kuko rero amakuru yageze ku bantu bose. Ni nayo mpamvu nanjye mvuga uyu munsi turacyabashyigikiye, ntabwo turasoza urugendo rwo rugitangira, ndetse turatekereza yuko mu mwaka wa 2020 tuzagera ku bintu bikomeye cyane. Muzamura abantu bari ku rwego rukomeye cyane. Umwaka wa 2020 uzajya kurangira, namwe muri bamwe mu banyarwanda icyo tubifuriza, icyo tubasengera, kandi nk'itorero natwe twishimira tukanezerwa iyo tubonye abantu nkamwe mufite umutwaro wo kwiteza imbere. Natwe tuboneraho kubona umwanya wo kubashyigikira. Turabashyigikiye kandi tuzakomezanya namwe. Ibitekerezo byanyu turakomeza gushyigikira, ndetse n'inkunga ko tubishoboye tuzakomeza kubafashamo. Yewe ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu burabashyigikiye murimo gukora. Icyo nzi neza ni uko ntabwo muzaguma gutya mushoje mwishyuwe. Mukomeze kandi mukomere, muzasanga igihe cyiza. Ndatekereza yuko ubutaha ndetse n'iyi televiziyo izagera ahangaha isanga mugeze ku bintu bikomeye. Murakoze cyane.